ngo basome Qur'an wayatadarasunahu no kugira ngo bayigishanye illa nazalat alayhim sakina usibye yuko Allah manura ituze wa Islam umuntu akumva umutima waratekanye uzarebe mu Islam ambaye ni mu'min umwemeramana akiwa na ikaa msikitini wallahi anapata raha. Umwemeramana wicaye mu musigiti abona ituze, ariko ari nundi wicara mu musigiti ukagira ngo hari amahwa ari ku muhanda yatinze. Niyo mpamvu nujya wumva mu ituze ryawe wicara mu musigiti ukaribona ujya wumva yuko ni sifa mu sifati mu'min, muri sifa z'umwemeramana. Aha ni habonera ituze. Wasalamu uyu munsi dufite mada ikomeye. Mawdu dufite ni mawdu buri wari wese asabwa kugira ngo ayige, anasabe Allah kumurinda ibyo tugiye kuvugira ahangaha kubera ko birakomeye cyane. By'umwihariko ibyo tugiye kwiga birebana na ibada zawe, kubera ko uramutse ibi bintu utabyubahirije bishobora no kukuviramo kwa ibada zose ukora zaba ari imfabusa. Jiulize umesali miaka mingapi, lakini unakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaum al-qiyama unakutana haujafanya kitu kizuri miaka yote ambaye umetenda mema. Niyo mpamvu anga dusaba Waislamu yuko iyi mawdu ugomba kuyumva ukumva aho wewe uhagaze kugira ngo ubashe gukosora ayuha al-ikhwa. Babu dhikri ar-riya was-sum'a. Dhikr ar-riya was-sum'a. وقول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من الكبائر مبyaha bikuru twarebeye hamwe ko murabizi igitabo cyacu turi kwiga muri iyi minsi ni kitabu al-kabair, ni igitabo kitwigisha ibyaha bikuru. Ubushize twarebye kibri tuyivuyemo tujya muri ujbu, ubu noneho tugeze kuri ariya was-sum'a. Wariya mama na riya, yabavuze riya Sheikh aravuga ati wariya lima yura min al-a'mali, ni cyagihe ukora igikorwa kugira ngo abantu bakirebe, wowe ugakora igikorwa cyiza ariko ugambiriye yuko abantu aribo bakireba. Was-sum'a nanone as-sum'a lima yusmi'u min al-aqwal, kugira abantu bakuvuge, wa yuthni alayk, abantu bajyeho bagutake yuko uzi gukora ibyo bikorwa neza. Ariya yo urugero, hari umuyisilamu ushobora gusari kwa kawaida akabasari vuba vuba, kwa kawaida na sari vuba vuba. Surati al-Fatiha uburyo yisoma kugira ngo ntago tuyizi, isegonda rimwe aba yayirangije. Indi ruku yavuye, sijida yavuye, urakayenyera zirangije. Ari n'umusilamu wa muri kuganira akakubwira ati ngiye gusari, ese wallahi ko narindi kwihuta biramera gutengereka n'ibintu umunota umwe ndaba nagarutse, dakika moja wakabikwibwira ngo umunota umwe araba yabirangije. Ubwo murumva izo swali uko zihagaze. Ugasanga umusilamu ari gusari, yabona hari abantu bari kumureba uburyo ari gusari imana isuna cyane ibindi, wallahi agatangira kwifata noneho bitandukanye nuko yari asanzwe yifata. Nimba yafata gutya amaboko none agatangira gufata mu josi akagira ngo agiye kwiniga, yajya kuri ruku wallahi akagira nk'umuntu ugiye kuryama. Hari abari gushaka kwemeza ngo bavuge ati noneho yaba ari gusoma Qur'ani. Sasa aho niho tugwira, aho niho tugwira, niho dufite umusiba. Abantu basarisha ariko uwo ni umusiba. Iyo jamu wa stawu wa tadiru kumurukira abantu bari fulani nawe arahari umunsi cyaka kumwemeza kabisa. None nigiye byanga Mwenyezi Mungu agukubita nawe adhabu wasomejwe niri nasohoke, kubera ko washatse gushyiramo ariya, washatse gushyiramo sum'a, abantu bakuvuge bavuge ngo qari uzi gusoma. Ibi rero Waislamu
Sheikh aratubwira ati riya twabonye yuko ari cya gikorwa ukora kugira ngo abantu bakibone, kugira ngo wereke abantu iyo icyo gikorwa wagikoze. Riya akenshi ifata hehe rero? Riya akenshi iba mu bikorwa min al-a'mal. Sheikh aravuga ngo fariya fil a'mal wa sum'a fil aqwal. Naho sum'a kuvugwa kugira ngo abantu bakuvuye kuzi gukora icyo gikorwa, ariyo twa ngo sum'a. Ariya no kugira abantu bakurebe, ubwo ni igikorwa uraza gukora kugira abantu bakurebe kuzi kugikora. Asum'a ni igikorwa uri bukore kugira ngo abantu bavuge yuko wewe uzi kugikora. Sheikh aratubwira ati urugero muri riya harimo ahaduhum wa min dhalika an yatasaddar, kuba umuntu yaza lilwa'az, akaza aje gutanga nk'amawaiza au al-khutba, aje gutanga nka khutba n'urugero. Fayuzawiku kalamahu, agafata amagambo agashaka uburyo ashyiramo utuntu kugira ngo yemeze abantu bavuge ati uyu muntu kweri niwe mushehe uzi kuvuga. Uyu wumvishe uburyo avuga, ni kuvuga agashyiramo insubirazwi n'ibiki gushaka kugira ngo wemeze. Wa amma sum'a, naho sum'a yo an yujhara bidhikri, nuko umuntu yaba ari nko gusoma Qur'ani, watangira ukisomera Qur'ani wallahi ufite ikhlasi, wabona ari umuntu uje kwicara ku ruhande rwawe ugahita uhindurijwe. Ibyo ntabwo mujya mubibona Islam. Umuntu yatangiye gahunda yari ya Mwenyezi Mungu ari kubikora kubera Allah, hari umuntu uje kwicara ku ruhande rwe, uredirijwe rise rihinduka bisabizana n'ibindi. Yatangira kwisomera bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, ari gusoma ari wenyine bismillah, tayari warangije kwinjizamo, uri kwinjiza mu bikorwa byawe. Iki ni riya cyane sum'a. Unataka watu wakuseme, ushaka abantu bakuvuga. Hari indwara ndi kubabwira Islamu nanjye nkaba ndi kwivuga, na mawaiza nanjye ndeba. Niyo mpamvu dusabe Allah twese duhindure wa Islam, kuko abantu bahurira na za mimbari, uwo musiba usibyo gusaba Allah kawukujyana kure, ariko abantu bakandagira hano bahura iyo mutihani. Illa ma rahima rabbi, usibyo wallahi yagirimu. Wa Islam hari abantu baba bakwicaye imbere, wallahi ukavuga ati uramubwire manza mpinga, ariko uyu munsi nshaka kumwemeza. Shehe ukazana imvugo nizahe, gahunda yawe kugira ngo wemeze. Noneho bikahita byinjiramo na ujubu na za kiburi. Yo hari abantu batangiye kuza kugutaka ati wallahi mu Rwanda ni wewe, ugahita yinjiramo ya ndwara ejo bundi twarebye ya ujubu. Ahangaha rero Allah muri Qur'an yaravuze ngo, iyi aya muyumve neza ayuha ikhwa. Allah ati faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih, uzashaka guhura n'Imana ku munsi w'imperuka, Allah mwishimiye kandi ari umwemeramana mwiza, falyamal amalan saliha, rangwa no gukora ibikorwa byiza. Abamenyi bakavuga ngo ibikorwa byiza ni bya bindi alladhi yuwafiqu sunna au yuwafiqu ma shara'ahu Allah. Ibikorwa byiza tubwirwa muri aya ni ibikorwa bigendanye na sunna, ni ibikorwa bigendanye n'amahame n'umurongo wa Qur'ani na sunna. Ayuha ikhwa, ibyo nicyo gikorwa cyiza. Niyo mpamvu Allah atubwira ngo faman kana yarju liqa'a rabbih, uzashaka guhura ejo ku munsi w'imperuka agahura na Allah, Allah mwishimiye, ari n'umuyisilamu mwiza, falyamal amalan saliha. Ujye ugerageza urebe ibikorwa ugiye gukora, ujye ugerageza urebe ibikorwa ugiye gukora, nimba biri mu murongo wa Qur'ani, nimba biri mu murongo wa sunna. Allah aratubwira ati wala yushriku biibadati rabbih ahada, kandi ntuzabangikanye Allah mu bikorwa byawe, ubangikanye Allah n'ibindi bintu byari byo byose byo kubangikanya. Nta mpamvu, ugomba kwirinda kubangikanya Allah n'icyo ari cyo cyose.
iyo utangiye kuba uri gusari wabona umuntu uri ku ruhande rwawe ugashaka guhindura ijwi, aho ashrakta, winjijemo shirku al asghar, ya shiriki twita ko ari shiriki ntoya, kubera kuri kubikora kugira ngo hagire abavuga yuko uzi gusoma. Iyi rero uba winjijemo shiriki. Rero Allah aratubwiye ati nimba mushaka guhura na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ejo ku munsi w'imperuka Allah kwishimiye, genda kure no kubangikanya Allah mu bikorwa ukora, ubikorere wajhillahil karimu, ubikore kubera Allah, nta wundi ubigambiriye kubyereka. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina. Nta kindi twategetswe usibye kugandukira Allah no gusenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdahu, we wenyine akaba ari we duharira ibada zacu zose, kandi nanone akaba ari nawe twereza ibikorwa byacu tukabikora kubera we wenyine. Nimba ari sala ugambiriye yuko azaguhemba ni Allah, nimba ari Qur'an uri gusoma ugambiriye ko azaguhemba ni Allah. Fala tushrik, ntuzabangikanye Allah mu bikorwa byawe ngo ujye ushake kugira ngo abantu bakuvuge, abantu bakurebe, kubera ko ngaho uzaba winjiye muri ashirk wal iyad billah. Allah ayiturinde. Inwa Imana Muhammad sallallahu muri aya itangira, Allah aravuze muri Qur'an ngo qul innama ana basharu mithlukum yuha ilayya. Icyambere turazirikana nk'abayisilamu tukanamenya yuko burya intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yari umuntu nkatwe, yari umuntu nkatwe. Kana yamshi fil aswaq, yajyaga mu soko, yararyaga, yarashakaga, bimana ibiranga umuntu yose. Rasulu nawe byamurangaga kuko yari umuntu. Ariko hari bamwe mu bantu nanone batekereza bakumva yuko Rasulu laysa min al-bashar, yuko Rasulu atari umuntu. Wa yaquluna wa innama huwa makhluq min nur, harabazana ibihuha, bakazana ibintu byo kubeshya, bakagaruka bavuga yuko intumwa y'Imana yaremwe mu rumuri, ariko ntabwo ariko kuri. As-sahih, imvugo y'ukuri nuko intumwa y'Imana Allah yatumagaho abantu bameze nk'abo babaturukamo, kubera ko yo Allah aza kudutumaho akadutumaho umumalayika. Hari ibyo yari kuzajya tubwira tukamubwira ati nuko uri umumalayika nyine, ariko uri umuntu nkanjye nawe wabyumva. Rasula aho byageze abantu bagatangira kumwita amazina. Allah natubwiye ati am yaquluna bihi jinna, byageze aho batangira no kumwita umusazi. Allah arabitubwiye, am yaquluna bihi jinna, batangiye kumwitira ayo mazina, waliyadu billah. Allah ati bal ja'ahum bil haqqi, kandi nukuri gusa wari ubazaniye kwatumye bakwita yuko utari muzima. Wa aktharuhum lil haqqi karihuna, burya ngo abantu benshi banga ukuri. Niyo mpamvu uzabirebe yuko iyo umuntu ukuri birangira ubaye umwanzi we. Ariko umuntu uzafata ukamusiga amavuta azavuga ati niyo nshuti yanjye kabisa magara. Ariko uzabwira ati ibintu inzira urimo ntabwo ari y'ukuri, garukira Allah, wallahi birangira kugiza umwanzi. Wa aktharuhum lil haqqi karihun, ngo abantu benshi banga ukuri. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero, impamvu Allah yatwoherereje umuntu umeze nkatwe, waremwe mu gitaka, ni ukugira ngo tutazagira ibyo twitwaza. Biri kumvikana mu byo azajya atubwira. Kandi nta kindi yaje kubabwira, annama ilahukum ilahun wahid, yaje kubaburira yuko Imana yabo ari Imana imwe rukumbi, ikwiye gusengwa mu kuri, nta wundi ugomba guharibwa no gukorerwa amasengesho usibye Allah wenyine n'ugomba gusengwa wahdahu. Allah rero akomeza muri iyo aya aratubwira ati
faman kana yarju liqa'a rabbih. Aha niho nshaka kugira ngo tugaruke yanayisubiyemo nangira ku ntangiriro. Allah ati faman kana yarju liqa'a rabbih, uzashaka guhura na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan saliha, ngajya akora ibikorwa byiza. Twarangije kubona yuko ibikorwa byiza bivugwa muri iyi aya ari bya bikorwa bigendanye na Qur'ani na Sunna, ibintu byo bikorwa byiza. Burya ibi bikorwa kita yuko ari bid'a by'ibihimbano, nubwo byaba bigaragara yuko ari byiza mu maso y'abantu, ariko kubera ko byahabanye na Qur'ani na Sunna, turabyita yuko ari ibikorwa byiza. Wasalamu turabyita ko ari ibikorwa byiza. Ubu ntihari abantu bizihiriza za maulidi nabi ngo Rasuli yavutse, bakajyaho bagateka bagakora ibirori, bibwira yuko bari kwibuka intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iki gikorwa nubwo hari abo kigaragarira yuko ntacyo gitwaye ari cyiza, ariko imbere ya Allah ntabwo ari cyiza, kubera ko mukhalifu li sunna, mukhalifu li sharia, kubera ko gitandukanye na sharia, gitandukanye na sharia. Niyo mpamvu min shuruti qabuli al-amal, muri kondisiyo zo kugira ngo igikorwa cy'umuntu cyakirwe imbere ya Allah ni shuruti ebyiri. Shuruti ya mbere mutabaa, kurikira uburyo Rasuli yagikoze, ukurikire Qur'an, ukurikire Sunna, niyo shuruti ya mbere kugira ngo igikorwa cyakirwe. Nujya gukora igikorwa cyitwa cyuko kiri mu dini, ujye ubanza urebe Allah kivuga hiki, intumwa yikivuga hiki, mutabaa. Rero hangaha niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze muri hadisi alladhi rawahu أو أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ويمان ربزن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ngubuza kuri igikorwa cyari cyo cyose ayan kan kwa kose cyabashimye. Iyo bavuze ngo man amila amalan, ni igikorwa cyari cyo cyose cyaba ari cyiza gicizana, walaysa alayhi amruna, ariko icyo gikorwa kagikora nta tegeko, nta bwiriza rivuye kuri Allah, rivuye no ku ntumwa ye, icyo gikorwa kizakora iki? Kizamugarukira, nta bihembo byacu azabona nyuma y'ikora. Niyo mpamvu dukunde sunna. Ubu ngaha abantu bashobora kuba navuze kuri maulidi bagahita barakara ngo ushe naye wana ngo mimi naipenda, Rasulu tunampenda kwa moyo, ngo nikienda pale sipasi kuimba tu mtume wetu mtume, bana wakajya bakagira ngo bari mukiriziya mtume. Wallahi uyu muntu uri kubikora gutya ni hariqu liha, yogosha ubwanwa. Uyu muntu uri kukubwira ngo akunda Rasulu, bikagera ajya kumukorera anniversaire watigeze yikorera, wallahi yogosha ubwanwa, yamba bipandaro biri kurereta hasi. Unampenda Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nimba koko muvuga yuko mukunda Allah, dalil n'ikimenyimenyi kizagaragaza yuko ibyo muvuga ari ukuri, fattabi'uni, mumanze mukurikire nde? Dukurikire intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uko yagenzaga, uko yakoraga. Tureke kumukunda mu bujiji, ngo ngenda mukunda ngo iko kuroho, wallahi mimi nampenda Rasulu kabisa, ngo nikimsikia kwa ile siku. Kumbe ara Waislamu bagiye kugira bagiye kwirira umuceri, hakuna mapenzi ya Rasulu hapo iko. Watete bagutumiye bakubwiye ati nawe uze, sukuba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, wali no kureba nimba biri gushya, bagiye sasa babwire ngo nta biryo bihari. Allah inago baravuga sallallahu alaihi wasallam. Twebwe rero dukunda Rasulu, apana kumukunda mu bujiji. Waislamu tumukunda tumukurikira. Umuntu ugiye kumbwira igisobanuro cya shahadatu anna Muhammad Rasulullahi, icyo gisobanuro falahu jaiza, arahita bihemberwa. Barakallahu fikum. Umuntu asobanurira igisobanuro
ashhadu anna muhammada rasulullah. Arayitabona igihembo. Barakallahu fikum. Twatangiye nimungushe gusa. Ubundi kera abanyeshuri babahanga bicaraga imbere, abaswa bakajya kwihisha inyuma. Ariko angaho ndivuga mu ishuri basiramu, ni mu ishuri angana ngo turi mu ishuri musigiti angakora ko arimo abasaza barwaye umugongo, ariko mu mashuri niko kera byabaga bipanze. Ubwo wicaye inyuma ntiyumve yuko mvuze ko ari umuswa. Barakallahu fikum. Navuze mu mashuri. Ndikubona abantu babiri mzee wangu au nitishi, wallahi unitishi. Biko ambaye wametia juu nikasikia woga, lakini wewe unitishi. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu jaribu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah bisobanura iki? Ndanahamya ko intumwa y'Imana. Takbir, takbir. Yani jabastege takbir. Hakuna ashhadu anna ma'na bisobanura iki? Gisobanura kiri muri ayo magambo. Kugize ngo biba byoroshye. Wewe uretse gato samahani. Rigari hari igihe umuntu aba yaragukanze rimwe, izindi ncuro ukamugirira husnu dhann, ukamutekerereza neza, ariko akhira ndaza kukugaruka uko ndi kubona ntabwo uri kunira ubwoba sana. Ni gahoro nyine karimo nk'umuntu, ariko nakari kenshi. We nawe ugakenshi nejo ubundi ugeze kunkubita hasi. Uretse gato kidogo. Waislamu, ili jambo wallahi buri munsi iyo turi gutorazana turi gusari ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ndabibashije Waislamu amutiye juu. Aha. Burizi ko guhamya ayo magambo ngo ashhadu anna Muhammadar Rasulullah nkagutyo muri kubyumva ngo nuguhamya yuko Muhammad ari intumwa y'Imana. Wallahi ababihamya bo ni benshi, ariko kadhabun. Dushaka igisobanuro cy'iryo jambo bil haqiqa. Ukuri kw'iryo jambo bisobanuye iki? So wallahi yasubize ugiye kumbabaza sheikh. Iki gihande barakallahu fikum. Ni ukuvuga ngo ubu turi kujya i Nyabugogo ukaba uri guca za Kimisagara, ukumva kuri mu nzira, ariko ushobora no guhita ugenda ku Ruyenzi ntukomeze. Biraho hafi. Ubwo ngo abaraza gusubiza nyuma y'iki ngiki nta kintu ndibubaye, kuko batangiye kubacira umuhanda. Ko ndi kubona arabatangiye, nanjye arige mba nkeneye ko yasubiza yereka. Khalas. None bihuhura. Nagize icyizere najaje guhuhura na uwo mambo yote. Khalas. Wallahi utanzanya mbaza n'abakameramani. Ibi byo kuza mukaza ntabwo ari ugufata gusa atari sashira. Utanana nzababaza. Ngwino ubwo utabivuze neza, ariko ino uragerageza, ariko kubera ko uri umunyeshuri wanjye wa kera. Ndagisubiramo barakallahu fika. No kuvuga ngo ma'na shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, icyo bisobanuye ni ta'atahu fima amar, kumwumvira no kumwubaha kubyo yategetse. Nabumanaha anhu wa zajara, ukagenderana kure ibyo yabujije n'ibyo yatweretse ko ari bibi, ukabigendera kure. Aho ngaho guhamije yuko intumwa y'Imana Muhammad ari intumwa y'Imana, akaba n'umugaragu wayo. Bikumva Islam.
iri jambo muri kuryumva? Nuvuga ngo kugira ngo tuvuze yuko wahamije ririya jambo nuko iyi mana ugomba kwishira mu mutwe, ta'atahu fima amara, kumwubaha no kumwumvira mu byo we yategetse, wajitinabu ma naha anhu wazajara, ukanagendera kure kuri bya bindi yatweretse yuko ari bibi ukabigendera kure. Biriko Islam ahanga niho tuvuga yuko uri wahamije ko intumwa y'Imana ari ukabihamya by'ukuri, ariko abihamya ku munwa gusa shahadana Muhammad Rasulullah ukagenda ugatandukana nawe, tuvuga yuko utari wazana iriya maana kila gisobanuro cya shahadatu la ilaha shahadatu Muhammad Rasulullah ukuri ko kukiza. Biriko Islam iyi ni faida mumenye yuko igisobanuro cya ashhadu anna Muhammad Rasulullah ntabwo ari kuvuga gusa ngo ni uguhamya, oya, ahubwo ubihamya ubishyira no mu bikorwa bikagaragarira yuko wamwubashye, wanumviye ibyo yategetse, ukanagendera kure ku byo yabujije. Bikumvikana? Shartu athani, kondisiyo ya kabiri tuyita al-mutaba'a au al-ikhlas. La, al-ikhlas, naam. شرط الثاني وهو الإخلاص، ukora ibikorwa ukabikora li ajili Allah, kubera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibyo twarangije no kuyibona yuko umuyisilamu wari we wese ahava akagera agomba gukora ibada ye nta wundi agambiriye gushimisha no kunezeza, ibyo ukora byose ukabikora ushaka gushimisha nde? Allah. Allah ukirinda riya ndetse na sum'a. Shurutu qabul al-amal, muri shurutu zo kugira ngo ibikorwa byakirwe ni shurutu zingahe, ni kondisiyo zingahe kugira ngo ibikorwa by'umuntu Allah byakire? Hari kondisiyo ebyiri tuvuze, nizi uziza shire hejuru. Naam, icyambere ni mutaba'a no kugira ikhlas. Nuvuga kugira ngo igikorwa cyawe Allah cyakire nuko ugomba kuba ufite ibi bintu bibiri. Icyambere ni mutaba'a, mutaba'a ni ugukurikira Rasuli ibi bintu yabikoze gute, reka nanjye mbikore mu buryo Rasuli yabikoze iki yabikozemo. Biriko Islam hada huwa au hadi hiya al-mutaba'a. Al-ikhlas ni ukubikora gusa ugambiriye gushimisha nde? Allah wenyine. Biriko Islam Sheikh arakomeza aratubwira ati, indi hadisi aratubwira ati, man sam'a Allahu bihi, man sam'a Allahu bihi, ngo umuntu uzakora igikorwa kugira ngo abantu an yuhibba an yasma' an-nasu qira'ata, umuntu akajya agasoma Qur'ani kugira abantu bavuge kazi gusoma Qur'ani, umuntu akajya agatanga khutba kugira abantu bavuge ngo ni khatibu mwiza. Allah yaratubwiye ngo sam'a Allahu bihi, ibyo Allah azabiguha. Abantu bakuvuge yuko uzi gusoma, abantu bavuge yuko uri khatibu mwiza, ariko yafdahuhu yawma al-qiyama, Allah azagusebya ku munsi w'imperuka, ariko kwinjiza mu muriro agusuzuguje imbere ya bya biremwa we ubonagaho ushaka kubereka yuko uri umusoma. Niyo mpamvu barakubwira ngo umuntu ushaka kugira ngo asome akora ibikorwa byiza bagenzi be babivuge yuko yabikoze, ngo Allah arabiguha kuko bakakuvuga, ariko nawe ku munsi w'imperuka ukazaba uri muri babandi basuzuguritse, Allah akazagusuzuguza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari hamwe n'abasahaba arababwira ati, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Rasul arababwira ko afite ubwoba, Rasul icaranye n'abasahaba babwira yuko afite ubwoba, cyangwa se arababwira ati, inna akhwaf, ikintu giteye ubwoba, ma akhafu alaykum, bafitiyeho namwe ubwoba cyane, ni shirku al-asghar, ni shirki ntoya. Islam ninde utari wagwa muri iyo shirki? Ninde utari wagwa muri iyo shiriki muri twebwe? Ninde utari wakora igikorwa agambiriye ko hari abantu bamureba? Ninde? Ni bangahe batanganga isadaka wallahi utamuvuga yuko yayitanze akubwira ati ntabwo nzongera kuyitanga? Ni bangahe batanga bakajya hanze ati mimi kabisa buriya bira bikorwa byose ningero kubikora? Ibi byose birahari ko hari abantu bakora igikorwa cyiza akagenda hanze akajya kubigira publicité.
hanze biruzuye yuko ari wabikoze. Ibyo rero tubyita yuko Rasul yaravuze ngo iyo ni shirk al-asghar, ni shiriki ntoya umuislamu asabwa kwirinda no kuyigwamo. Nanone Sheikh aratubwira ati riya yaqulu Allah azza wa jalla, Allah azabwira abantu bakora kubera riya kugira ngo abantu babarebe, ngo Allah azababwira yawm al-qiyama idha jaza nas, ubwo Allah azabagiye guhemba, idha jaza nas, ubwo Allah azabagiye guhemba abantu bi a'malihim, kuri bya bikorwa byiza bakoze. Azagera kuri aba bantu bakorera kugira ngo bakora kugira abantu babavuge, ababwire ati izhabu, ngo nimugende ila alladhina kuntum turauna fi dunya, mugende kuri ba bantu mwashakaga yuko aribo babareba, aribo mugenda gusaba ibihembo. Nimba warasenze ugasoma Qur'an ugasari, ariko hari ugambiriye kugira ngo ubyereke Allah, rero ku munsi wo kugira ngo agire icyo aguhemba azakubwira ati fata inzira ugende kuri wa wundi wabikoze kugira guhemba ari uguha ibyo bihembo. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza, genda urebe nimba ari icyo kuguhemba afite uwo muntu. Niyo mpamvu mu Islamu tugomba kugarura ibikorwa amali, ibikorwa byacu tukabigarura kubikora kubera Allah. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadisi aratubwira ati innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, burya ngo ibikorwa byose bihabwa agaciro bitewe n'umugambi. Ibikorwa byawe uzakora kugira ngo bigire agaciro imbere ya Allah n'umugambi uzaba wabikoranye. Waislamu dushobora kuba twicaye muri umusigiti twese uko twicaye aha, twaje kumviriza darsa, ariko ntago turasohoka twese dufite ibihembo bingana. Ibyo mwari mubizi? Mwari mubizi? Ibazi ni darsa imwe turi kumva, ni umushehe umwe twicaye imbere, ni igitabo kimwe ari kudusomera, ariko twese turavano, hari ufite ibihembo biri hejuru, hari ufite ibiri hasi. Ni iki kiraza gutuma dutandukana mu bihembo? Na Sheikh niya yawe. Sheikh hari umuntu wicaye hano arindiriye telefone, afite ibiniya nziza kugira yicariye mu musigiti kugira agiye hanze, ko ari n'abicaye hanze. Ariko hari n'uwicaye hano tireka nabuza aho kujya, reka mbe ndi kumva uramushehe kidogo. Si bahari wasinama, twavuze ko batarimo. Wallahi harimo abantu hano baje kwifatira akaruhuko, utegereje gusa telefone isoni igendere muri business. Hari n'uwicaye hano ari ibintu yapanze yuko mu gihe ahari agomba guhana uyu mwanya darsa. Mu bintu nkora ngomba kugira umwanya ndeka, kubera ko gushakisha ubumenyi faridatun ala kulli muslimi wa muslima. Gushakisha ubumenyi ni itegeko, yaba ari ku mugore cyangwa ku mugabo. Umuislamu akavuga ati nanjye kangira umwanya njya kwicara mu musigiti ngiye kwiga. Uyu na uriya wicaye kubera ko yabuze rinye, ubu barangana ntabwo bangana ibihembo. La, hari nabo mwatwatangiranye wakaba arafite iminota 5, shenge kumuha iminota 5, n'abatari yavuga iby'ingenzi nawe biramureba. Iby'ingenzi muri iminota 5, n'abatari yabimbwira ndaba nagiye. Hari nabumishe mukadima gusa, mukadima ukitangira na alhamdulillah kanumve nimba shazi kuyivuga neza agahita yigendera. Islamu niyo mpamvu kuba twicaye ngaha twese, ikiraza gutandukanya ibihembo turi buze kubona ni ikintu kimwe gusa, ni niyya. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadisi yaravuze ngo innamal a'malu binniyat, buri gikorwa cyose gihabwa agaciro bitewe n'umugambi nyiracyo yagikoranye. Rasul aratubwira ati wa innamal likulli imri'in ma nawa, ibyo wanuwiye icyo nicyo gituma Allah guhemba. Wanuwiye gute? Kuyicaye hano imbere ya Allah nta kindi gikwicaje ari kugira ngo ushakishe ubumenyi, menya yuko Allah arabiguhembera. Rasul aduha urugero aratubwira ati faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Uzakora hijra akimuka kubera Allah no kubera intumwa ye, nguwo ni ibyo ngibyo, ni Allah n'intumwa ye bazaba babaye impamvu yuko yimuka. Rasul aratubwira ati wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rasul atubwira ati nuzimuka kubera ko hari umugore mwiza utuye muri ako gace kandi yumva ashaka kuzamutereta akavuga ati mugiye hafi byanyorohera, akimuka kubera umugore, akibuka kubera gushakisha riziki no kuvuga ngo reka njye kwishakira amafaranga, ibyo bintu kari bibiri imbere ya Rasulu ntabwo yigeze ari agaciro cyane. Niyo mpamvu atigeze anabisubiramo nk'uko abanditsi cyangwa se abasobanuzi ba hadisi batubwira. Ho yarageze aratubwira ngo fahijratu ila ma hajara ilayhi, ibyo azaba yimukiye ni ibyo ngibyo nyine. Ako muri kubyumva kuri Allah na Rasulu yabisubiyemo, fahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Ariko ageze kuri kugenda kubera umugore fulani no gushakisha isi, aratubwiye ngo fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hijra ni ibyo ngibyo nyine bizaba byamwimuye, bidafite n'agaciro ko kungura ngo tongere tubisubiremo. Sinzi ba muri kubyumva Islam. So rero abantu babiri bose habayeho kwimuka, bose bimutse, ariko ibihembo bikoze iki? Ibihembo bikoze iki? Biratandukanye. Ikitandukanyije rero ibyo bihembo ni iki Wasilamu? Na niya. Niyo mpamvu ikitwa niya. Nujya wicara no musigiti gutya ukaza ku munsi wo gatanu cyangwa se izindi darsa uza kumva, wallahi ugishira bunye ati ya Allah ngiye kwicara musigiti, mu mutima nanga ari paka ngo bivuge ko twabonye ko niya itavugwa, niya ibahe umutima. Ugiye nuwiye mu mutima wawe ko ngiye kwicara musigiti ya ajilillah kubera Allah, reka ngende gufaidika. Apana ngo kuwa gatanu ninjya mburaho kujya nzajya njyaho na Telecom, mugiye nabuzaho kujya. Ibya Allah nyine utomba yuko agaciro wabihaye ni igihe wabuze aho kujya, kandi uramutse ubyigomwe hari aho wari kujya, ahubwo nibwo ubona ibihembo byinshi. Ya niya yawe sasa, ya Allah hari aho nari ngiye kujya. Uzabirebe iyo habaye umupira muri aya masaha ya mama ngaribi, wallahi iyi darisi tugira ngo ni abantu bajya bayibamo, bagiye pare agiye kwirebera umupira. Bimana mu gihe habaye ibyo bintu ntabwo agomba guha ibya Allah agaciro. Ibya Allah ntabwo byo byakompeta n'ibyo bintu. Ibyo rero Muislamu agiye agaruka. Iyi hadisi Abu Huraira, hadisi ikomeye cyane iteye n'agahinda. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ati inna awwala an-nasi yuqda alayhi yawm al-qiyamati thalathatun, ngabantu batatu nibo bantu bazabanza gukorerwa ibarurwa imbere ya Allah. Allah babanze kubabarurira. Abantu batatu nibo bazabanza gukorerwa ibarura imbere ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun istushhida fi sabilillah, harimo wa mugabo wagiye ku rugamba akagenda kuri jihadi kugira ngo azamure izina rya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa utiya bihi, azazanwa yawm al-qiyamah fa'arrafahu ni'matahu, abwirwe inema yari afite. Umugire ati igihe iki niki wigeze kwifata ujya ku rugamba, ujya gukora ibi nibi, inema ye Allah ayimwibutse. Qal, Allah mubwiye ati fama amilta fiha, ese iyo nema yanjye wayikoresheje iki? Amubwira ati izo mbaraga nari mfite, izo ngabire zo kuba warampaye imbaraga ndi umusore, qataltu fi sabilik, nazirwanishije mu nzira yawe, hatta qutiltu, kugeza nubwo nishwe. Allah mubwira ati kadhabta, urumubeshyi, walakinaka qatalta liyuqal huwa jari faqad qil, warwanye kugira abantu bakwite indwanyi, warwanye kugira abantu bavuge yuko uri intwari ufite imbaraga. Faqad qila, ibyo byaravuzwe yuko ufite imbaraga, ibyo byararangiye nyine, ibihembo byawe nabo ngabo babifite. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, akururwe uburanga bwe ariko bari gukuruza hasi bamushire mu muriro, waliyadhu billah, pamoja nuko yapfiriye ku rugamba. Ayuha al-ikhwa, wa rajulun, ndetse na wa mugabo ta'allama ilman, wize ubumenyi, wa 'allamahu, akagenda akanabwigisha. Yarize ntibyarangiriraho, afata n'umwanya wo kujya kwigisha n'abandi,
وقرأ القرآن أقسم قرآن آناء الليل وأطراف النهار أقسم قرآن من ونجره فأتي به ونوينغو بزاموزنا فعرفه نعمته فعرف قال فما عملت فيها قال تعلمت علم وعلمته أو علمته bamubaze Allah mubaze ati ingabire naguha yo kubora wari umumenyi ufite ilmu y'idini wallahi alhamd niki kintu wayikoresheje avuga ati Allah inema wampaye ingabire wampaye yo kungira umumenyi narigishije nigisha abantu Allah mubwire ati kazabta nawe uri umubeshi ibyo uri kuvuga uri kubeshya ibyo byose wabikoze kugira ngo bavuge yuko uri umumenyi uri umusomyi kandi ibyo ngibyo byarakozwe na wafatwe ajyanwe mu muriro pamoja na kiraa yake nzuri pamoja na kazi ambayo amefanya kufundisha watu lakini akhiru mataf birangiye iherezo rye riba iryo mu muriro kubera kudakora ikintu agikorera ajilillah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Hadisi twari turimo kurebera hamwe ni hadisi y'abantu bakoze ibikorwa byiza harimo kujya ku rugamba twita ngo ni jihad cyangwa se twita jihadi cyangwa se abantu akaba ari umuntu w'umusomyi wa lillahi alhamd cyangwa se akaba ari umuntu watanze umutungo we mu nzira ya Allah ariko bikarangira kubera ko ibi bikorwa yabikoze harimo ariya kugira ngo abantu bamurebe cyangwa se asum'a abantu bamuvuge yuko ibyo bikorwa bikoze neza kurenza abandi azajya guhembwa na Allah mwibutse yuko ibihembo azajya kuri abo bantu yabikoraga kugira ngo abashimishe ari bagenda gufataho ibyo bihembo. Allah azamubaza ati waratanze naam wamaye umutungo ukoresheje iki natanze mu nzira zawe ndafasha nkora ibyiza bigiye bitandukanye ariko Allah azakubwira ati kadhabta uri umubeshi n'ibyo uri kuvuga urimo kubeshya Allah azakubwira ati uri kubeshya ibyo byose warabikoze ariko wabikoraga intego yawe ari kugira ngo abantu bavuge ati dorura muntu n'umukire dorura muntu n'umugira neza. Allah azakubwira ati ibyo ngibyo byo byaranavuzwe igihembo cyawe nuko byavuzwe khalas. So rero duharanire gukora ibikorwa byacu tubikora li ajilillah kubera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala no kwirinda gukora ibikorwa twakora nka ibada maze tukabikora tugambiriye kugira uwo tunezeza muri ibyo bikorwa kubera ko icyo gihe already haba hinjiyemo shirku al-asghar shiriki ntoya kandi Rasul yatugaragarije yuko afite ubwoba kwemera Imana yuko bazagwa muri iki cyaha cya shiriki ntoya ariyo ariya wasuma. Allah inwa Imana Muhammad sallallahu muri hadisi iyi hadisi akhrajahu at-Tirmidhi au at-Tirmidhi ariko akaba hari abamenyi bagaragaza yuko ishobora kubitujuje ubuziranenge Allahu a'lam ariko akhrajahu at-Tirmidhi fi jami'ihi yuko inwa Imana Muhammad sallallahu yavuze ngo wa man talaba al-ilma uzashakisha ubumenyi akajya kwiga agashaka ubumenyi liyujariya bihi ulama kugira ngo aze avuge ati ubumenyi bwanjye nubwo kugira ngo mpangane n'ubumenyi bwo kugira ngo atano guhangana no kuvuga ngo ari guhangana wenda by'ukuri biri aho ngaho nyine tubyo kugira ngo ajye hejuru y'abantu atari kuvuga ngo nukuri ashaka kugira ngo akwimikana gushira imbere au liyumariya bihi sufaha cyangwa se ibyo akora akabikora agambiriye kugira ngo yiyemere ku bantu badafite ubwenge cyangwa se abantu bari hasi ukajya muhura akubwira ati ariko warize wallahi urinjije wana
ntago wigeze wiga, ashaka kwereka ko weho kubutarize ntago wenda avuga atagore ku umuntu mwigisha agagiye gufata iyo title Allah yamuhaye kuba wenda we yarize, wowe utarigize ugira ayo mahirwe ahubwo wakagira umwanya wo kugukandamiza no kugutoteza. Hari umuyisilamu ushobora kuba Allah yaramuhaye ubumenyi, weho ntago wigeze ugira amahirwe yo kujya kwiga, nawe yaza akanakwigisha, ariko kugira ngo aze kwigishe ariko arabanza kukwica mu mutwe kwereke yuko weho uri bure. Ariko intumwa y'Imana ntago rero yaratubwiye ati byose ntago bikwiye, ko nubwo umuntu waba umurusha ubumenyi arigishwa, ariko nanone ntuwumve yuko ugomba kumufatirana muri icyo cyuho umukandagira. Au yasrifa bihi wujuhu nnasi ilayhi, cyangwa se ushaka ko wiga abantu ari we bareba gusa uvuge ati ngiye kwiga intego yanjye ku buryo ninjye ugomba kugaragara njyenyine. Ibyo nabyo ntabwo byari bikwiye nyine. Ngibi byose rero umuntu urangwa n'ibi byose akajya kwiga ari iyo niyambi afite, atari niyo kuvuga ngo reka nige ngende ngira ibyo nkosora biri kwangirika mu rugo, reka ngende ngira ibyo nshira ku murongo nanjye ntanga umusada wanjye, ahubwo ngewe ndi kwiga kuri gahunda yuko yaba uri kukuri yaba utari kukuri ngomba kukurwanya. Ahangaha tuvuga yuko ngo adkhalahu Allahu nara, ubwo bumenyi bwe Allah azanamwinjiza mu muriro pamoja n'iyo ilmu afite, Allah abinjizanye mu muriro. Waliyadu billah. Wa nakhtim bihadhihi al-aya, tugasoreza kuri aya Allah muri Qur'ani yaravuze ngo man kana yuridu ad-dunya, man kana yuridu al-hayata ad-dunya, uzashaka ubuzima bwanga kwisi, wazinataha, iyi mitako yo kwisi, agashaka kwiberaho neza nga kwisi, nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah. Allah arigiye agufungurira dunia kubera ko wayimusabye, Allah akayigufungurira ibyo wamusabye akabiguha, ukagenda ukumva yuko uri hatari. Ariko Allah iyi isi nkuko ari hadisi zibivuga, iyi si buriya nta gaciro ifite nka akhira, kubera ko Allah yavuze neza muri Qur'ani ngo wal akhiratu khairun wa abqa. Burya akhira nitwa gakwiye twebwe kuba twababazwa na akhira. Ese ejo nzaba ndi hehe? Ubuzima bwo buhanga ku isi bwo iyo umuntu agifite umwuka ari guhumeka aba yumva yuko azaba igihe kinini, ariko turishuka Abasilamu. Hari benshi tuzi mu miryango yacu, mu nshuti zacu, arabo tuzi bari kubura ubuzima Abasilamu. Ese urumva yuko uzaba ku isi buzira herezo? Abasilamu abo ngabo nuko bidashoboka, yaba ari byashoboka gukababaza icyo bakora kuri iyi si, bakubwira ati isi ntacyo ivuze. Abasilamu, isi ninde muntu wayiriye akavuga ngo nari iyi si ku buryo wallahi khaira. Hari abasaza bagasaza nabi kandi yarari iyi si. Abasilamu, ari umuntu isi yaryoheye, yari afite n'amafaranga, akhira nakarangira ari kugendera ku kagare. Ari ingero nashaka gutanga z'abantu ariko byagiye bibaho. Niyo mpamvu rero ad-dunya ntizagushuke. Niyo mpamvu Allah yaratubwiye ati wa minan nas, ngo no mu bantu, man yaqulu rabbana atina fid dunya, mana twiherisi, wa ma lana fil akhirati min khalaq, akhira yunuzayidu. Ibaza umuntu kwisabira Allah ati mana ngewe impisi iyo akhira yawe wallahi nushaka ntuzayime. Ariko Allah arashima aravuga ngo wa minan nas, no mu bandi bantu, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanan wa fil akhirati hasana. Ariko abazi gusaba neza basaba Allah yuko iyi si yabaha ibyiza kuri iyi si, nejo gadan ku munsi w'imperuka akhiran akazaba ubuzima bwiza. Wakina adhaba, uwo nuzi gusaba. Ariko aho undi wasabye ngo Allah tungiye nihere dunya, nibo baba ngaba Allah ari kuvuga muri Qur'ani ngo man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, abantu bashaka isi, imitako y'isi. Hari umuntu wallahi urangajwe n'isi kurenza ko akhira. Hari umuntu gusari fajiri bishobora kuba ari ingorabahizi kugira ngo azasari fajiri fi jamaa fi masjid, ariko mupanga kazi karahwana nayo masaha za munabihat reve ayiraza ku ruhande akanashyiramo n'ikivorine,
ariko kuri azana uramubaza ko utajya ujya gusenga ariko ntabwo njya numva azana, ariko akazi ko yashizemo ikiratumano agaza kubyuka abona nk'umuwazi w'Islamu. Shekhe wallahi igihe cyo kuvuga ngo ni kazi saa 11 niba bamutegetse ko agomba kuba ari maso, ubwo aranabyuka mbere yaho. Ariko mubaze ngo salatul jamaa urayizi mu musigiti? Hakuna. So rero niyo mpamvu tugomba kumenya yuko iyi isi turi kwirukankaho ntawe yirukanseho ngo ayisige. Arahari, hari uwirutse ku isi arayisiga aravuga ati nayitambutseho nayisize ngewe, wallahi birangira twese khalas. Hari igihe runaka tuzaba tutari no kukuvuga, warabaye amateka umuntu asigaye akavuga ngo ngo jamaa inna lillahi ngo marehemu yarapfuye, bikagera no ku muntu wacu tukanakwibagira ko wigeze uba. Uwo ni ngewe ni wowe, turapfa tukibagirana. Sina umuntu umaze umwaka apfuye ategeza ko tukiri kumuvuga, turacyari kumuvuga nubwo yaba ari umugore wawe kipenzi wa wundi ukubwira ngo udahari sinahumeka. Ubu yashatswe n'undi, ubu yashatswe n'undi, yaranakwibagiwe, aricarana n'umugabo we uwo mushya bafitanye akamubwira ati wallahi wari waratinze kuza mu buzima bwanjye, wowe butaka buri kugukanda. Sasa mjue ndiko ndikubesha niko naonesha hii dunia ntuzashira imbere iyi si wumve yuko ari kurangije ikingi. Ari hadisi Rasuli yabwiye abasahaba, arababwira ati ese ayyukum, ninde muri mwe ukunda umutungo w'abazamuzungura kurenza umutungo we bwite? Abasahaba bumva iyo mvugo Rasuli akoresheje ni imvugo ikomeye. Ninde muri twe ukunda umutungo w'abazamuzungura kurenza umutungo we bwite? Usaba aravuga ati ya Rasulullah, birumvikana yuko umuntu wari wese akunda umutungo we, birumvikana buri wari wese akunda umutungo we kurenza uko yagakwiye gukunda umutungo w'abandi. Rasulullah aratubwira ati rero muri hadisi arababwira ati niyo mpamvu abantu benshi dukunda imitungo y'abazatuzungura tukibagirwa ibyo ufite nonanga kuri konti. Ubu nonanga uramutse upfuye wallahi umugore wawe mbere y'ibindi byose nimba zi konti zawe yabanza akazividura, yajyarira namwe kubera ko afite agahinda umugabo aragiye, ariko akajya ku gatelefoni, mama yarazamutse. Password agahita yivunira mu mufuka iwabo, niba afite n'ababyeyi be batazanayikubaza to tayari. Biriko ngazana ni gutyo. Rasuli yabwiye abasaba arababwiye ati ninde muri mwe ukunda umutungo w'abazamuzungura kurenza akakunda umutungo we? Usaba arambwira ati nta numwe, twese dukunda umutungo wacu. Aravuga ati rero imitungo dutunze ku mabanki, iyi ngiyi ifite ku mabanki, uyu reba ukavuga ati uyu munsi magaze neza, utazi neza ko ejo uzabyuka uriya mutungo urangije gupfa uhita witwa ko ari umutungo w'abande w'abantu bazakuzungura. Ibyo sasa bisigara ari ibihe wa Islam? Ibyo bisigara ari ibihe? Ni biriya. Islam ari umugabo ushobora kuba afite amafaranga lillahi alhamdu, akabaho mu buzima bukakaye, mu kwigomwa, mu kwiyima, kwambara inkweto mbi, kandi afite ubushobozi ari kugira ngo ashimishe umuryango, kugira ngo wenda babeho mu buzima bwiza. Wallahi ukiyima kwambara neza, ukiri gutega moto, kugura imodokari ntayo wagura kandi ufite ubushobozi, ariko warangiza gupfa gusa ikiriyo cyavamo umugore agahita yiguraho. Murukumvise ibyo wananiwe yo kwikorera mu mutungo wawe, ibyo wigomwe, ibyo wavunikiye byatumye umutwe ukurya ugataha stress zakwishe, wallahi ugiye kubisigira abantu bagiye gufata no bakenjoyinga. Nimba wariyimaga wararyaga gonginike, arabagiye kubiryamo kabiri gatatu. Ndio maana mnasikia kama mali za urisi abenshi cyane ntabwo bafaidika. Ni wangapi? Ni bangaye bahawe umutungo n'ababyeyi bikabagirira akamaro? Nimba bana hari barahari, ariko nimbarwa abenshi birangiye nyine kwa jiri ni ibintu utigeze uvunikira nyine.
ni ibinarajyana mu bujinga ni ambiance umutungo utavunikiye nyine nuko nguko. Niyo mpamvu muzabirebe umutungo barajya kuvuga ngo umutungo w'uburisi ni gakeya kubona umuntu yawufasha agakira akavuga ati ni boss barahari n'umuntera amabuye barahari. Ariko wibuka ko hari n'abandi byagiye byanga kuri isera muhaye amafaranga barabasize kabisa ari umuryango ufite familia, ariko isakirangiza gupfa abana bawurwaniyemo. Kwanza kuna baraka, hakuna hata mtoto mmoja ambaye anaweza kufikiri kwa hizi pesa basi wallahi tukora igikorwa cyiza cyashobora kuba cyagira ku mubyeyi wacu. Hakuna. Nawe nduze mufite fikra n'umwana wazana icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo muzane dushigikire twe twakora igikorwa nka sadaka tunjariya y'umubyeyi wacu, uwo mwana bakamubwira ati uko mwewe unaumwa uzafate mu yawe uri kujya kubikorera twe mu duha yacu. Wallahi twanze tukwereke ambiance sindo dunia. Niyo mpamvu rero Allah yaratubwiye ngo man kana yuridu alhayata dunya, ushaka isi Allah azayiguha, ariko ikibabaje nuko akhira ntacyo uzajya kubazayo. Niyo mpamvu Muislamu hamuhu ikimuraza inshinge n'igituma ahora asaba. Hari dua tujya tuvuga ngo rabbana la taj'al ad-dunya akbara, rabbana la taj'al ad-dunya akbara hamina. Iyi si Allah nazayifate ngayidukundishe cyane. Wallahi umuntu ukundi isi hahandi tuba turi no muswala akakuramo telefone ngariwe nimba namuntu wamuhamagaye akayisubiza. Hari umuntu tuba turi gusari twababwira ngo muzimye telefone akaba atayizimya ngo business itamucika. None kibaza niba muhamagara sibwo arayitaba, wanze kuyizimya nama, ariko sibyo nyine baguhamagara urakora iki? Urava mu swala. Hari abantu bakunze isi rero cyane ku rwego rukabije. Allah aratubwiye ngo iyi si ntituzayibagirweho, igino Allah yaduteganyirije kujya gushakisha ngo tuvuge ngo kubera ko shaka tugiye kuriya ngo tujye kwicara mu musigiti. Oya, Islam itwigisha gukora, ikatwigisha ibiki, ariko nanone tukirinda gukunda isi urukundo rukomeye cyane, ahubwo tugakunda akhira cyane kurenza uko dukunda isi, kubera ko akhira niyo nibwo buzima bwiza kuri wa wundi uzaba warabutunganyije. Ariko iyi si aha kuri iyi si umwemeramana abaho neza akanabaho nabi, kimwe nk'uko n'umuntu utari umwemeramana abaho neza cyangwa akabaho nabi kuri iyi si. Siko bimeze? Ariko ku munsi w'imperuka ahubwo umwemeramana agomba kubaho nabi, agomba kubaho yishimye. Ibyo ni isezerano ryawe. Dusabe Allah rero yuko ataduha urukundo rwo gukunda isi rukabije, ahubwo Allah azaduhe gukunda akhira, kandi azanaduhe iherezo ryiza turi mu Islamu Allah yishimiye, kandi bazazukana n'intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wala'alla fi hadhihi kifaya. Muri ibi ngibi ndatekereza yuko bihagije. Dusabe Allah yuko gusa yaduhindura. Nimba uri n'umuntu ukunda dunia, uri umuntu ukunda isi, wallahi isi nta muntu wayikunze ngo ajyane nayo. Urayikunda ukayisiga, ukayikunda ibyo wakundaga muri yose ukabisiga, ugakunda umwana ukamusiga, ugakunda umugore ukamusiga. Iyi si ni wowe ugenda weho wenyine. Iyi aya Allah ngazakubwira ku munsi w'imperuka, akubwira ati laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Allah akubwira ati laqad ji'tumuna furada, mwaje uri umwe, waje uri wowe wenyine furada, buri wari wese yaje ku giti cye, nta guherekezanya, ntabyo, nta bushoga ngo ni jamaa yangu, hakuna. Allah ati laqad ji'tumuna furada, muzazi wacu muze kwa Allah uri umwe kuri umwe furada, kama khalaqnakum awwala marra, nkuko Allah yakuremye bwa mbere uva mu nda mama uri wenyine. Birikubikana sinamu. Niyo mpamvu rero wallahi tunganya ibikorwa byawe, witeganyirize gadan, ejo ku munsi w'imperuka. Reka twakire ibibazo bibiri maze dutangire gusari inshallah tabaraka wa taala. Naam, mzee asavuga ngo ngiye hano. Mzee kumutwe uri kurya ntago wanyihanganira umunsi sinakira ibibazo. Oya nakuomba
kama mzee wangu unanipatia